Mu gihugu cya Syria imitekerereze igiye mu murongo umwe yatangiye muri 1963 ubwo bwinshi mu burenganzira n'ubwisanzure biteganwa n'itegeko nshinga bwahagarikwaga. Guverinoma ya Syria yafashe icyo cyemezo yitwaje ko yari mu ntambara n'igihugu cya Israel. Kuva icyo gihe abanyasiriya bemeza Perezida wa Repubulika biciye muri kamarampaka cyangwa se referendum, kandi n'amatora y'abadepite ntagendera ku mashyaka menshi. Twamaze kubona uko bimeze muri Syria dukurikije iyi nsanganyamatsiko y'ubutegetsi bugendera ku bitekerezo bimwe. Hari isano rihari n'amateka y'u Rwanda. Mugeze kuvuga nk'ishyaka rimwe ritegeka riri ku butegetsi Rabat. Ishyaka rimwe riri ku butegetsi nko twabibonye mu Rwanda igihe kirekire ari nabyo biri muri Syria kugeza n'uyu munsi. Nakoresha terme y'icyongereza. Yego. It's like a ship. Ni nk'ubwato butwarwa nta kapiteni bufite. Uretse ko mu Rwanda yari ahari. No muri Syria yarahari. Ariko kapiteni ndimo gushaka kuvuga ntabwo ari kapiteni wa ufata vora. Ni kapiteni mu bitekerezo. Political system iyo cyo cyonyine ubwacu kidafite captainship mu mutima wacu cyangwa se mu njyanama wacu, usanga still kigenda kuri bya bitekerezo bya wa kapiteni umwe uri mu bwato. Dufate nk'urugero rwa Syria, impamvu hari amahano ubu ngubu, hari imyigaragambyo nari amakimbirane. Muri Syria ntabwo wemererwaga kohereza email kuko yaracungwaga. Yego. Ntiwemererwaga kuvuga icyo ushaka. Nta ibi dukora bya Facebook, Twitter, blogging, ibyo ntibyigeze bihaba. Nukuvuga ngo wafashe umuturage uramufunga completely. Nanatangaye cyane abantu bambwiye ko mu Rwanda mbere ya 1994 umuntu wahariya hafi hirya y'Ikibungo ambwira ko atarakandagira i Kigali na rimwe mu buzima bwe, kubera ko naza akambwira ati se ndarinda njya gusaba icyangombwa cyo kujya Kigali, gusaba icyangombwa cyo kuva i Kigali uzi ndajya gukora iki. Umuntu afungiye ufungiye muri ako kantu kawe ka Kibungo ariko utekereza ibyo bintu byanteye ubwo. Akandi kanongeraho kuri byo ngibyo burya abaro babayeho kwabo kabonyine. Bura nko muri Syria usanga nk'abantu bigisekuruza kimwe batuye mu gace kamwe baza kumenya umuntu waje aho ngaho. Nje nabaye muri Libya burya niko hameze, Omar yabaye mu Misiri niko bameze. Iyo uje kure abandi wacu rero ugusa kwabyo aribyo madama yaravuze mu kanya, nuko nk'umuntu wirwamagana hari iwacu kuzi Kigali babaguze ku Sainte Famille hanga baza kubaza aho ugiye kuko batakuzi uje kuzi Kigali hanga. Ibyo byose rero iyo abantu bamaze kumva yuko barambiwe nta kindi bakora barasandara. Baba bakeneye societe ikorera ku mitekerereze inyuranye. Mu gihe cyo 1994 abantu bamwe baratekerezaga bakavuga bati RPF ntigiye gufata ubutegetsi yonyine kutsinza intambara, kandi tukatumenyere ko iyo ishyaka nangwa se umutwe wa politike urwana ugatsinda intambara ufata ubutegetsi. Ariko ntabwo ariko byagenze. Twarayibonye twese ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi hahise hajyaho leta, icyo twavugaga leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Noneho n'ababandi ahubwo baba ko bazahezwa bashyirwa mu butegetsi. Icyo cyonyine twavuga ngo ni intandaro yo kuvuga. Ndashaka kungaragariza ko bari bafite ijambo. Ikibigaragaza niyo wabibayemo ukaza kubona ibinyuranye n'ibyo ngibyo. Urugero ejo bundi byarabaye muri Libya, byarakubise bikubise guverinoma iti abana bacu batahe basohoka ari ba mbere muri Libya bihesha agaciro baza mu Rwanda. Niyo bagiye kuba mbere gusubirayo kuko Libya yarabubashye. Baguro amategeko yobahejwe cyagiye bikavuga ati dukunda abana bacu bose tubaringanije, nta kwanga uyu ni umuswahili, uyu ni umukafiri, uyu ni umukirisitu, uyu ni umuyisilamu, uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, bose kwashira mu ndege ya Rwanda Air ikabageza i Kigali wabikoze. Iyo bivuze gusanzwe kandi ngira ngo mvuge kandi kingenzi buriya abantu bakunze kurega u Rwanda ko nta bwisanzure muri politiki buhari. Bavuga bati leta y'u Rwanda indi kubwisanzure. Ariko nagira ngo hari abashakashatsi twita comparativist, donc bakora politiki ngereranya bihugu. Yego. Abo ngabo bamaze kugaragaza, abanyamerika bamaze kugaragaza yuko ntago demokarasi igomba kubaho, uretse ko igomba kubaho igashinyira ku bintu bibiri. Icya mbere culture, umuco,
and history, amateka. None bakanavuga bati ayo mateka bivuze ko hashobora kuba za demokarasi zitandukanye cyane rwose. Icyo nicyo bivuga. No kuvuga ngo bakanavuga bati ayo mateka agomba gushingira kureba amateka yahise aho mugeze ubu n'igihe kizaza. Noneho kwa kundi tuvuga ngo demokarasi ni inzira, kandi iyo urimo ugenda uva nkaho ujya mu majyaruguru ntabwo uhita ugerayo. Ubwirege w'icyo nita ibitekerezo binyuranye. Ibitekerezo binyuranye ni ukuvuga ngo wenda turavuze ngo tugiye kubaka ivuriro, twese turemeranya ko abanyarwanda bakeneye ivuriro, yego turi mu mashyaka atandukanye. Umwe akavuga ati ngewe iryo vuriro naryubaka Ikabuga, undi atoya buri ibyiza nishyurongi kuko niho riri bujye hagati. Still ya nyungu imwe rusange nibura murayihurira. hari n'uwaza akavuga ati nta nubwo rikenewe. Iyo haje rero uvuga ati no nta nubwo ivuriro rikenewe aho kwashyira ivuriro hari ahubwo hashyira ishuri kuko Kibagabaga ntiri kure. Nge ibyo nibyo nita ibitekerezo binyuranye. Ibyo bitekerezo binyuranye muri iki gihe u Rwanda rurimo birahari. Habat, ndi usubiraho akantu gato Omar yavuze, akantu ka time factor, ugenda ukurikiza ibihe uko byagiye bisimburana. Ibihe byarasimbuye uko byagendaga bisimburanwa muri za 40 ntabwo ariko byari biri muri 50, nta nubwo ariko byari biri muri 60, ye no muri 80. Habat, nakubajije ikibazo binyuranye ubu birahari. Ubu birahari, ubu ndabibona birahari cyane. Mpereye ejo bundi ku mushyikirano wabaye, aho abanyarwanda diaspora y'abanyarwanda bavuye hanze hirya no hino baje, none twazi kubona abitwa impunzi bo muri Malawi na Zambia nyago baje bakamara inaha iminsi ngahe bakongera gasubira kugira abandi ibyo babona mu Rwanda. Iyo ubona ibiganiro nk'ibi n'ibindi bitandukanye ku mateleviziyo, kuri radio, birimo gutangwa, birimo gutambuka, izo ni inzira zashyizweho n'igihugu kugira ngo ibitekerezo binyuranye bishobore kunyuramo, ushaka kubivuga azabinyuzemo. Ariko se ibyo bitekerezo, ikibazo ni kimwe kandi kiroroshye. Iyo reba sinzi niba uzi ikintu cyitwa inteko z'abaturage. Yego, ni ukuvuga ngo uyu muturage agira uruhare mu gufata ibyemezo bireba we, ubuzima bwe, ubw'umwana we n'abandi bose bo mu muryango we. Ni ukuvuga ngo iyo haye urubuga uyu muturage guhitamo, wagira Facebook, wagira Twitter, wagira email, wagira SMS cyangwa ntubigire, byarangiye. Uyu muturage yatanze umusanzu mu kwihitiramo icyo ashaka. Ibitekerezo binyuranye birahari kuko RPF iravuga iti umugore umwe gusa, PDI umugore urenze umwe. Biranyuranye kandi biravugwa. Icya kabiri, ibitekerezo binyuranye birahari kuko mu nama yacu nkuru ya RPF ejo bundi Musa Fazil nka president wa PDI yaragutse aravuga ati term limit twini tuyemera. Abandi bati obviously RPF iravuga ngo iremera. Haboneka irindi shyaka mu mashyaka nk'abiri avuga ati twe ntabwo twemera term limit. Ahubwo kankunganira wowe uravuga icyo nk'icyemeza ko ibitekerezo binyuranye bihari. Nanjye ikindi gishimangira ko bihari kuko hari n'indi opinion ivuguruza ibyo ikavuga it of course ababivuga ni bandi ni PDI, abantu b'amashyaka baza kumva barandaza hamwe wenda kuyavanga ko sinjya menya intuzi, ni PSR bamwe bavuga ati n'ubundi bariya nta constituency bafite ubwoba ko umuntu witwa Kagame Paul aramutse avuyeho undi waza muri RPF yavuga ati ariko ubundi bariya nabo bagende bishakira amajwi wabo. Iyo opinion nayo irahari. Icyo nkunda rero giye ahubwo muri ibyo ubicara ukumva umuntu na telefone muri Good Morning Rwanda cyangwa muri Birangire none ati turiyamye Musa Fazil niyo PDI yavuga idafite n'abaturage 20. Ibyo ngira ngo namwe mujya mubikurikira. Yewe ku bwanjye icyo nigi ntawe ndumva wavuze ati nimudushakire nimero yahamagaye ikavuga ibyo, ntawe ndumva wavuze ati nimugire mutya akivugira ari open undi akaza gutelefona. Ibyo se biragenda bikagera noneho no mu miyoborere y'igihugu, mu byemezo biyobora igihugu. Emmanuel bitemewe ibyo, bitemewe ntabwo byavugwa. Ni ntako kanya kumenya umuntu wa telefone nyavuga ibyo aho tuvugiye hangahe MTN yabita erega nabifatire ku rugero. Nari mfatiye ku rugero Marie Immaculée avuze ati baratinya ko
perezida Kagame aramutse ahavuye bavuga bati kariya gashyaka nikagenda. none se wowe ntukurikira amakuru ya radiyo Rwanda ntabwo ujya wumva radiyo Rwanda ivuga ngo nimutange ibitekerezo kuri aya makuru nta na rimwe wari wumva umuturage avuga ngo natwe n'iwacu dore gitifu atumereye nabi nimuza mudutabare ntibucya mu gitondo se wumva bamweguje burya asaba arinde n'ijwi ry'umuturage wisabiye kuko hari icyo adashobora gukora asaba urwego rumukuriye kuza abantu bajya banenga dufate nk'ibyemezo byafashwe na RPF cyane rwose reka tureke guhita tuvuga ngo cyane kubera yuko mujye munareba RPF ifite abayoboke benshi cyane twarabibonye mu kwiyamamaza twarabibonye mu matora nawe nta muyoboke w'ishyaka nibo benshi mu banyarwanda nicyo nshaka kuvuga iyo mumaze kuba benshi mu bantu wenda na benshi bajijutse nimwe muba mubafite na benshi bashobora no kunenga ko burya kunenga bijyana no kujijuka somehow no kumenya iyo nimero ya telefone ugafata n'uwo murongo wa radio ukamenya kohereza SMS muri radio RPF rero kuba ifite abayoboke benshi mu banyarwanda umushaka izananengwa na bake kuko nta muntu unenga ishyaka rye unengwa n'abandi ariko ikintu ngira ngo navuga ko ari intambwe ikomeye wenda kitigeze kiba mu Rwanda ikibazo kigaragaye mu bushakashatsi bwacu aho kugira ngo byitwe ko twagaragaje imikorere itari myiza kuko yirahari ntabwo tugiye kwicara ngo tuvuge ngo ibintu ni mahwi ntabwo ari byo noneho ikintu leta ikora ni iki ni uguhamagara babandi babishinzwe niba tuvuze ngo service delivery mu nzego z'ibanze irapfuye ako kanya niba tuvuze tuti muri polisi ako kanya barahamagara inzego twicarane twerekane tubiganire ku bwanjye kabisa birasobanutse Immaculée ndacyagaruka kuri iki kintu nta bintu bigitinywa kuvugwa muri iki gihugu abatinya kuvugaho barahari tutaza no kubirengaho ya culture tuyibuke niba wowe waramenyereye kubaho gutya no mu ngo iwacu iyo uri umugabo winjira ukankamira uvuga ngo nibaceceke biyumvira amakuru nibagire bate urinjira n'imbeba zose zigaceceka muri iyo nzu iyo wabikuriyemo rero hari abantu bagitinya kuvuga hari nabo tuvugana akakubwira ngo urazi dufite imigani ibiri mu Kinyarwanda hari umwe ukubwira ngo aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uri bwiye abo ni bake cyane 80% uyu munsi kandi ndabivuga mpereye ku mibare ni bamwe bakikubwira ngo kuri wavugishije uraguhakishwa igihe najyaga numva ababyeyi bavuga umugani havuga twose nk'umushumba w'ihene sinzi icyo bashaka kuvuga ariko bashaka kwigisha ngo ntukajye upfa kuvuga byose ntabwo rero uwo muco wari wacengera mu bantu kugira ngo iki kurimo uhita ukivuga arakanongera ngo uvuge yenda kanabisobanura neza uburyo abanyarwanda mu mitekerereze yabo basigaye batinya kuvuga mu minsi ishize abanyeshuri babakatiye buruse abanyeshuri igihe baravuze baravuga ati rwose ntabwo tuzemera ntabwo twemera abanyeshuri ntabwo twemera kuba mudukatiye buruse no mu mwaka hagati hanyuma si igihe bavugaga ngo imyaka y'ubukure bayigabanye bayishyire kuri 18 abantu bose barahagurutse barasakuza abinkwakuzi baranandika bandikira na perezida wa repubulika ubwe bati ibyo bintu mubyirinde ndagira ngo mbabwire ko ni impaka kandi ndumva zigiye gukemuka vuba cyane zo kugabanya konje y'abagore babyaye twakomeje kurwana nabyo abantu bose barabyanga bagaragaza ko atari byo kandi itegeko rigiye gusubirwamo icyo ndashaka kuvuga rero Immaculée hari igihe polisi ikorwa hanyuma yagera kuri abandi reba bakavuga oya ntabwo ari uko hanyuma iyo bavuze bikomeze muri iki gice cya gatatu tugiye kujyamo tubikomeze tumaze kumva ibiranga sosiyete igendera ku buryo bumwe bwo gutekereza n'ingaruka byagize ku makimbirane yo muri Syria turaganira ku buryo bwo kubirwanya turabigarukaho mu kanya gato mbere yaho mureke turebe uko abanyarwanda basanzwe bumva sosiyete igendera ku buryo bumwe bwo gutekereza ni byiza ko abantu bagira ibitekerezo bitandukanye ariko havamo kimwe mwese mukakinegosiyaho mukaba mwagihitamo kikaba ari cyo mwese mukakigenderaho igitekerezo kimwe ntabwo ari cyo cy'ingenzi kubera yuko ntabwo umuntu umwe aba ari we ubereyeho sosiyete yose ni ukuvuga ngo ni ukwegerana mukaganira ku bitekerezo bitandukanye umwe agatanga icye undi agatanga icye kandi byose bikubakana bikabasha kugira ngo mwese mugire icyo mugeraho mwifatanyije ntabwo ari byiza ko umuntu agendera ku gitekerezo cye cyangwa se umuntu areba igitekerezo cy'undi akagifata nk'aho ari wo mwanzuro wa nyuma ni byiza ko abantu basharinga ideas kugira ngo kungurana ibitekerezo umuntu yigiramo byinshi ni byiza kumenya iby'abandi kuruta ko wowe wakwizera ibyawe bityo bifasha
kumenya inama nyinshi n'ibisubizo byinshi ku bibazo bigenda biba muri sosiyete. Abantu bategura bate inzira yo kuva mu buyobozi bw'igitugu bagana muri ya sosiyete irangwa n'ibitekerezo n'amashyaka atandukanye? Ese byakorwa ari uko abantu basimburana ku butegetsi ku buryo buhoraho? Turabigarukaho nanone tugereranya ibyabaye mu mateka yacu no muri iki gihe. Haba iki rero kugira ngo ibyo byangombwa byose bishyirweho, abantu bose bashobora gutanga ibitekerezo, ubuyobozi bw'igitugu iyo buhari buveho? Navuga ngo amahame ya demokarasi agomba gukurikizwa, kandi amahame ya demokarasi muri yo ari ingenzi harimo gukorera mu mucyo, hakabamo kumva ko wowe ibyo ukora ufite abantu ugomba guha raporo, ufite abantu bagomba kwikubaza, noneho n'ibindi by'ibanze ugomba kuba ugendera ku mategeko. Baranavuga ati ni ugushyiraho ibyangombwa byose nk'inzego zitabogama, igisirikare, igipolisi, ubutabera, ubucamanza. U Rwanda byifashe bite ubwo? Reka nguhe urugero rufatika noneho uraho ngaho. Hari igihe bavuga bati transparency bizi neza, hari igihe bavuga bati hari ruswa mu muhanda uyu n'uyu, ukajya kubona ukabona abakapiteni, abamajoro b'abapolisi bagiye mu muhanda kandi bafasha abantu bariye ruswa. Icyo ni kigaragaza yuko institution yamaze kubakwa, amategeko y'iyobora amaze kubakwa, yemwe no kurikirana kurahari, ariko umuntu n'umuntu ugoza. Hari kurwanya ruswa, ariko hari no kuvuga dufashe nk'urugero nko muri Kenya. Muzi ko mu byabaye abapolisi nabo basa nk'abafashe uruhande, bakarwanya niba ari abakikuyu, bakarwanya bakarajini, niba ari abaki bakarwara. Twe hano ibyo ntiwanabishobora, byarashize. Impamvu utabishobora uko igipolisi cyubatse n'uko sosiyete nyarwanda iteye ubu ngubu. Erega bariya mujye mumenya ko baba batuye n'ahantu hazwi, akavuga ati hariya ni mu bakikuyu, hariya ni mu baki. Twebwe ibyino ibyigeze binaba, ariko ubundi byanashoboka. Muri make mwe murabona turagenda tugerageza gutera intambwe tugana muri ya demokarasi. Demokarasi batubwira isa naho yaturutse muri za naho yaturutse muri za 59 bavuga bati muhindure amashyaka menshi, abari benshi baba ari bo bagira ijwi. Ni demokarasi isa naho yazanywe n'abaturutse hanze n'abazungu.